twanduje muntu uzi kubabarira hanika wamamaze ukigira imbabazi zuzuye natwe yarazitwanduje. Kristo Yesu akuzwe bavandimwe, ndabaramukije yambi aho muri mwese, weekend nziza. Mbere yo kuvuga menshi mwabyumvise ko ntari mama Christina, uyu munsi niwe wari uri kuri gahunda, ariko habaye akabazo mu kanya ndi bubasobanurire. Ntabwo ari akabazo wenda ngo ko mama Christina yabagize akabazo, hoya mama Christina ameze neza. Ahubwo mbese reka mbibabwire, nibagiwe kumwoherereza ibika. Kakaruhuko ejo bundi tuzajyamo, ngewe ndagakeneye pe, cyakoze turagakeneye twese uko turi batatu, ariko ngewe ku buryo bw'umwihariko ndagakeneye rwose. Murabona yuko ejo bundi nibagiwe itariki umuvandimwe wacu mutagatifu Kizito Mihigo yagiriyeho mu ijuru. None uyu munsi nibagiwe gutanga igika, ejo nibagiwe guha mama Christine igika. Murumva rero ko iyo aba atari imirimo myinshi mbamo, najyaga kuvuga nti ndashaje, ariko ntabwo ntekereza yuko ari ikibazo cy'uko nshaje, ahubwo ntangiye kunanirwa mu by'ukuri. Burya vakanse zizira igihe. Iyi minsi mikuru rero ni iminsi ya vakanse, abantu bose ubu barimo gukora utwanyuma bitegura gutangira akaruhuko k'iminsi mikeya hagati ya Noheli na Bonane. Murumva rero ni ukuri ibi bihe bigera tunaniwe, mbese si twe tubona twagerayo. Ngewe rero ku buryo bw'umwihariko uyu mwaka pe, ubwo rero ejo bikanarabiteguye, ndangije kubitegura ndavuga nti okay, basi iki ngiki ndagikemuye birarangiye. Ubwo numvaga mu kanya kari buze ndibuze kubyohereza nk'uko bisanzwe, ahubwo ntabyo nakoze. Nahise nigira mu tundi tuntu, mu kanya buba burije, nuko biba birarangiye. Mu gitondo rero mbyutse ubwo nyine ntangira gutekereza ikigiye gukurikiraho, ndeba isaha, ikimenyetso cy'umusaraba, audio, mpita nibuka yuko ejo ntatanze ibika. Nuko rero mama Christine rero nk'uko bisanzwe, muramuzi ni très gentille, yaranyemereye kubikora, ariko yarambwiye rwose ati humura nta kibazo, ndaje mbitunganye. Ariko ubwo nyine byari kunsaba gutegereza, ariko kubera yuko nyine ngewe mba ncunganwa n'amasaha rwose hari amasaha mba ngomba gukoreramo ibintu, iyo masaha yancika bikatangira kumbana isupu cyangwa umuziki, niko basigaye bavuga. Bigatangira kumbana umuziki, ubwo rero mba nsiganwa n'igihe. Ubwo rero ndavuze nti nintegereza mama Christina igihe ari butegurire, nyina ashobora kunyoherereza igika, nako kunyoherereza audio. Amasaha mba ngomba gukoramo iyi mirimo yancitse, ugasanga ibintu bitangiye kwigerekeranya kimwe hejuru n'ikindi, bikananira kubitunganya neza. Ubwo mpisemo kuyikorera audio, hanyuma ubwo murayakira uko iri buze, kandi murambabarira, mbonereho no kubasaba isengesho, kuko iyo inshingano ari nyinshi, bene utu dutego navuga ngo ni udutego tuzamo rwose. Mu nsengere rero Nyagasani akomeza nshoboje nk'uko byagenze kugeza ubu ngubu rwose ntacyo navuga. Ibyo nabashije gutunganya byose nuko Nyagasani yanshoboje. Ubwo rero uyu munsi ntabwo rwose nteganya gutinda cyane, ndavuga makeya, cyane ko ntabwo nari nateguye ibintu mbese bidasanzwe. Ubwo rero natekereza yuko audio itari butinde cyane. Ubwo rero tumva twajya no mu isengesho, ahubwo nuko tugakomeza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Muvandimwe wanjye Yezu Kristo wabambwe ku musaraba, uranzi neza, uzi uko nteye, uzi ibitekerezo byanjye, uzi ibyo nkeneye, ibinshimisha n'ibinkomeretsa umutima. Si ngombwa kwirirwa nkubwira ikindi ku mutima, uzi byose.
uyu musaraba unshenguye ibitugu, wowe uzi uburemere bwawo kundusha. Ntabwo nje imbere yawe ngamije kugusaba gukuraho iki kigeragezo kitanyoroheye, ahubwo ndagusaba kucyifashisha ngo gushaka kw'Imana Data gukorwe munsi kimwe no mu ijuru. Ndifuza cyane kunyurwa bidasubirwaho no gushaka kwawe, kugahora kumbera impamvu y'umunezero nyakuri, kuko nzi ko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'umuhamya. Umurimo watangiye muri njye uwukomeze kugera ku ndunduro, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Amina. Amena, aleluya. Umurimo watangiye muri njye Nyagasani ukomeze kugera ku ndunduro, nubwo umunaniro uzamo. Ejo nihutiraga kujya kuryama mfite nari naniwe cyane, nuko rero njya kuryama ntakoze ibyo nagombaga. Muranyihanganira, murambabarira. Uyu munsi mama Christine turamuhombye, ariko ejo azaba ari kumwe natwe kuko ibika by'ejo narangije kubitanga. Igika cy'ejo nicyo kuwa mbere narangije kubitanga, ubwo rero uyu munsi murongera mubane nanjye, noneho ejo ni mama Christine. Tujye gusoma rero igika cy'uyu munsi. Igika cy'uyu munsi kiragira giti: mu biruhuko abanyeshuri bamwe bazaga ku cyicaro gikuru cya fondasiyo kandi bakitabira inama rusange. Twari dufite abanyamuryango bagera kuri 800 bakoraga mu gihugu cyose. Aba ntabwo bari abanyeshuri, ahubwo ni abantu bari mu buzima busanzwe. Aba batangaga umusanzu w'amafaranga 500 y'u Rwanda, hafi gato $1 rimwe buri kwezi, kandi aya bayatangaga buri kwezi kandi bakitabira inama rusange. Muri izi nama twaganiraga ku mirongo nyobozi n'imishinga mishya ya fondasiyo. Abanyamuryango ba fondasiyo nabo bahuraga rimwe mu mezi 6 mu mwiherero w'iminsi 2 muri wikendi. Muri iyi wikendi abanyamuryango bagarukaga ku ndangagaciro shingiro z'umuryango wacu, arizo amahoro, ubwiyunge, imbabazi, impuhwe, kwihanganirana, gukunda mugenzi wawe, icyubahiro cya muntu, kudahohoterana n'ibindi. Bavandimwe rero, Kristo Yezu akuzwe. Igika cy'uyu munsi nahangaha kirangiriye. Hagati aho ngaho dushimira Imana ko twaramutse nk'uko bisanzwe, kari kanciyeho, ariko ni ngombwa iyo nkibutse buri gihe rwose ndakazana. Ubwo rero niba uri kumva ikiganiro muvandimwe aka kanya, erekeza umutima wawe ku ijuru, ubwire Nyagasani uti: singizwa Nyagasani wowe utanga ubuzima, nanjye ukaba wabumpaye uyu munsi. Uyu munsi rero ntabwo ndi buvuge byinshi cyane ku gika. Icyakoze hari ahantu mbonye avuga ibijyanye n'umusanzu kubera ko muri iyi minsi rero turimo dusaba inkunga, ubwo bimpaye urwaho, bimpaye kubasha kuza kugaruka kuri aka kantu. Hanyuma ikindi avuga ni abanyeshuri bajyaga kumureba ku cyicaro cy'aho fondasiyo yenyine yari iri. Ndakeka ari Kigali, ntabwo nzi neza agace kariko, ariko ba banyeshuri yajyaga gutaramira ejo n'ejo bundi nibyo twaganiriyeho. Yatweretse ukuntu rwose yagendaga akabataramira, bakizihirwa, bakamubaza ibibazo, noneho yarangiza ngira ngo ibyo ngibyo ntabwo arabivuga, azabivuga imbere gatoya. Yasigaga buriya ngo nabahaye umukoro, niko navuga, akababwira ati: ibi biganiro tugiranye ntibirangirira ahangaha, mwebwe mubikomeze hagati yanyu. Abanyeshuri rero bagashinga icyo bitaga KMP Club, cyangwa club ya KMP, sinibuka uko byitwa, ariko bakoraga utuntu dushyira hamwe hagati y'abanyeshuri nyine. Noneho utwo dushyira hamwe tugakomeza za activite zose zabaga zabaye mu gitaramo. Ni ukuvuga ngo nabo barakomezaga bakajya bakora utuntu tw'ikinamico nyine two kwigisha za ndangagaciro yabigishijeho. Ariko murumva ukuntu Roho Mutagatifu yabaga ahari. Ni ukuvuga ngo abana byabaga bibahagije kumubona umunsi umwe gusa, akabataramira, yamara kubataramira isomo rikaba riratambutse, abana bagasigara bamwigana. Kandi nyine yarabibashishikarizaga, akababwira ati: mukore rwose udukarabu, musigare mukora namwe izi nyigisho. Ubwo rero ab'inkwakuzi bakajya hamwe bagakora utwo dukarabu. Ndetse mfite ubuhamya rwose bw'umwe muri abo bana, akaba ari n'umwe mu bagize
navuga ngo ishyirahamwe se, itsinda niko navuga itsinda ry'abazajya gukora ka gakorwa k'urukundo duteganya gukora ejo bundi. Ubwo rero uwo ngo yaranganirije ampa ubuhamya bw'ukuntu ari umwe mu bakoze izo club ku ishuri, ariko nyine bamaze kumufunga mu 2014 bakaza kuzisenya, basubiye muri ya mashuri yose yazengurutsemo. Urumva ko mana yanjye, ni ukuvuga ngo kubaka, umuntu akubaka, Imana ikubaka, Roho Mutagatifu akadusura. Ejo twabonye ukuntu, ntekereza ko Roho Mutagatifu kabisa hari ahantu yabaga yahatashye, bari abana yabuzuje ukuntu nyine adushushanyiriza ishusho y'ukuntu babaga bizihiwe bateze amaboko bamubyinira, bari kubyinana nawe, mbese nawe akabaterera agasengesho ati Nyagasani aba bana uzabahinduremo umukiro w'u Rwanda rw'ejo. Ntabwo nibuka isengesho neza, ni rya rindi turimo gukoresha muri noveni muri iyi minsi, kubera ko turimo gusaba urukundo, turashaka kwinjira muri noveni urukundo rugurumana muri twebwe ariko ibyo ngibyo bizakunda twateye za ntambwe zose navugaga. Abafite ibyo bababarira bababariye, abagomba gutera intambwe yo kwegera abagenzi, kuko hari igihe uba ufite umutwaro atari nawe wawiteye. Mu by'ukuri hari igihe umuntu aba yaraguhemukiye ku buryo bugaragara rwose ari we waguhemukiye. Ni hahandi rero Mutagatifu wacu atwigisha natwe gutera intambwe yo kubasanga abo bantu, kuko hari igihe ataza kugusaba imbabazi kubera ko afite ipfunwe, afite ubwoba. Hari igihe nawe kubera agahinda n'umubabaro n'uburakari, hari ukuntu wenda uba umureba nabi, mwahura ukamukubita ikijisho nuko agatinya, akagira isoni, akagira ubwoba. Mutagatifu wacu rero mu minsi ishize yabigarutseho cyane, atwigisha kugira indoro ihumuriza abandi. Niyo yaba yaraguhemukiye ukamureba mu buryo yumva yuko nta rwango umufitiye, ko nta nziko umufitiye, ko nukura gusanze mwakongera mukiyunga. Ijambo ry'Imana uyu munsi twabahitiyemo muri noveni nicyo rigarukaho. Dusange abaduhemukiye, tubarebe indoro nziza, mbese tubasange, tubumvishe yuko babishatse kongera kwiyunga bishoboka. Ariko kandi niba hari n'abo twahemukiye, dukore iyo examen de conscience. Niba hari abo twahemukiye, tubitekerezeho, turebe niba nta bantu rwose dushobora kuba twarahemukiye, kuko hari igihe uhemukira umuntu ntunabimenye ko wamuhemukiye. Ukabona umuntu nta kikuvugisha, ukabona umuntu murahura wamusuhuze, reka da akareba hirya cyangwa akagusuhuza, mbese ukabona hari icyahindutse. Hari igihe rero uba waramuhemukiye ariko utabizi. Iyo hatabayeho kuganira rero ngo habeho dialogue, ntabwo intambwe yo kugira ngo mwiyunge ikunda. Ubwo rero hariho n'ukuntu Kizito nabyo zabitwigisha mu minsi iri imbere, burya ngo hari ukuntu tutazi gutega amatwi roho zacu rero burya iyo tuziteze amatwi ziratubwira. Hari ukuntu rero ushobora kwicara ukabitekerezaho, ugatega amatwi roho yawe ikaba yakubwira iti nyamara uriya muntu buriya ntacyo kuvugisha kubera iriya mpamvu. Hari ukuntu waba waramuhemukiye, hari n'igihe rero uba utabizi, ariko wenda ukabikeka ukavuga uti uriya muntu ukatakinsuhuza, kandi twarahoze turi inshuti, twarahoze dusangira, bimeze biti. Noneho rero akaba ubwo rwose uteye intambwe ukagenda ukamubaza uti se muvandimwe, byaba bimeze gute rwose, mbabarira umbwire, kugira ngo koko niba naranagukoshirije musabe imbabazi, ariko ubuvandimwe bukomeze. Urwo rero utwo dutambwe twose ni utwo dusabwa gutera. Ariko icyo ahaturuze ibyo byose, naho narimvuze nti abanyeshuri ngo bamusangaga ku cyicaro gikuru cya fondasiyo. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu yabasigagamo ikintu cya nostalgie, ikintu cyo kuvuga kiti uriya muntu ntabwo asanzwe, uriya muntu ni ukongera tukamushaka, akongera akadukongezamo cya kibatsi yadukongejemo ubushize, bakajya kumwishakira. Hari ukuntu rero tujye tuba abanebwe. Hari umuvandimwe mu kanya unganirije arambwira ati kubera ko ndi nta mwete, hari ukuntu ntabasha gukurikira gahunda zose z'umuryango remezo, ariko nyamara ubwo nta kari kajemo, mureke tubyihorere ibyo ngibyo. Nuko kansekeje yambwiye ati ndi nta mwete, ariko ntabwo ari ukutagira umwete, nuko abantu baba bafite utuntu twinshi. Ni nayo mpamvu navugaga inti audio tuzajya dukora iminota 20 kugira ngo umuntu abashe kukumva akomeze na gahunda ze. Ariko
hari igihe bitunanira gukora iminota 20 kuko wenda comment zitubana nyinshi cyangwa se n'utundi tuntu antuka icyo nashakaga kuvuga ni uko iki kintu cy'uko abana bongeraga kujya kumushaka bakongera kujya kureba icyicaro cya fondasiyo, ntekereza ko bajyagayo batagiye kureba iyo nzu akoreramo ku isi, bajyagayo bashaka kongera kureba wa muntu kugira ngo wa muntu yongere abakongezemo cya kibatsi yabakongejemo. Sinzi niba barabaga barasobanukiwe icyo kibatsi icyo ari cyo, niba ari ikibatsi cy'urukundo, niba ari ikibatsi cy'ubwiyunge, niba ari ikibatsi simbizi, ariko hari ikintu yabaga yarabashyize mu mutima ku buryo bavugaga bati ewe tuzabona ibiruhuko biza ngo tujye kumureba, bakajya kumureba. Rero buriya ntabwo hano aduha detaye niba barabonanaga ibyo yabaganirizaga iki. Icyo nzi ni uko iyo umuntu afite ukuntu yagushimishije, iyo ubona hari ikintu akwigishije, iyo ubona hari ugomba kumushaka, mbese ni inshingano. Aba bana rero aka kantu barakaturushaga, hari ukuntu bakaturushaga, hari ukuntu umuntu mukuru namutera ngira ngo hari n'ipfunga avuga se ubu nzajya njya kwirirwa nshakisha umuntu buriya yaransuye byararangiye, reka muha amahoro, reka mwihorere. Oya, nyamara ni inshingano kuko uwo muntu yaragusuye n'ibyo umwanya yari yawubonye, ariko nta nubwo azi n'icyo yagusigiye icyo ari cyo. Wowe rero niba hari ikintu yagusigiye, genda wongere umushakishe. Bavandimwe, niba hari inshuti ubona ikubera icyitegererezo, tuvuge ni inshuti rwose itajya idohoka kugusenga, itajya idohoka kugukora ibikorwa byiza, mbese ubona hari ikintu yakwigisha, uwo nguwo umukomereho, ntugatinye no kujya kumushaka, kuko kurebera kuri bagenzi bawe ni nayo mpamvu Imana tugenda tuba ibyitegererezo ku bandi. Iyo rero uzi ko hari umuntu ukubereye icyitegererezo, ntugatinye kujya kumureba, ujye umubwira rwose uti ejo nta kuntu naza kugusura, ugende umusure rwose kubera urwo rukundo, ariko no kugira ngo umwigireho iyo mico myiza, wongere umwigireho iyo mico myiza. Aba bana rero ngo muri vakanse bajyaga kumureba, ako kantu tukige rwose, tujye tujya kureba ba bantu batubera ibyitegererezo, ba bantu batuganira tukumva hari icyo twungutse, ba bantu n'ibyo biganiro nk'ibiganiro byacu, hari umuntu ucyumva bwa mbere akavuga ati ntikizongera kuncika. N'umuvandimwe wansekeje yarambwiye ati none ubu bisigaye bimeze nka seri ati mbese ni nkaho uri kumwe nyine ukurikirana seri kuri televiziyo, twa dufilime bakora ari duto duto bagatambutsaho nk'iminota 30, ejo hakaba hazakurikiraho akandi gace. Ubwo rero ugasigarana amatsiko. Abo mu Rwanda bashobora kureba urunana. Kera nakundaga urunana cyane, ariko ku buryo nkigera inahangaha nirirwaga njya kurushakisha kuri internet. Ubu ngubu byarananiye sinkibona umwanya, ariko buri munsi nabaga nagiye kureba kuri internet niba nta episode nshya zagezeho. Nyiri mu Rwanda bwo nyine hari isaha rwanyuragaho kuri radio, iyo saha rwose twabaga twicaye aho ngaho dutegereje, kuko nyine hari ukuntu rwarangiraga bakagusigira amatsiko, bagasiga nyine kuko nyine urumva mu kantu kameze gutyo, hagati aho haba utuntu twinshi, ubushombe yatashye wenda yasinze, arwana na Kankwanzi ajya kumurega, ariko ntabwo tumenye uko urubanza rwagenze. Ubwo rero ubutaha ugomba kuba uhari kujya ubwo rero umuvandimwe yaransekeje, yarambwiye ati ubu nsigaye numva ibiganiro byanyu bimeze nka seri, mbese iyo bukeye feri ya mbere ni ukujya kumva noneho igikurikiyeho uko byagenze. Ubwo rero nuko hari ikintu akuramo, akavuga ati uyu munsi nizi iki ngiki gishyashya, ejo buriya nziga kimeze gite, akongera akaza akabishaka, agakomeza akabikurikirana. Nawe rero niba hari n'ibindi bigufasha, niba hari padiri wigisha neza akagufasha, ntugasibe rwose kumva izo nyigisho ze, nk'uko twebwe tutagisiba kumva indirimbo za Padiri Masumbuko, nako ibiganiro na Omeri ijambo ry'Imana Padiri Masumbuko ategura, ntitukirisiba kuko buri gihe riradufasha. Hari ukuntu ajya nshimisha ejo bundi nahoze nibaza niba turiya dukuru tw'imfashanyigisho adushyirira muri omerize, nahoze nibaza ahantu atuvana, kuko buri gihe haba hari kamwe kandi gatandukanye n'ak'ubushize. Navuga ese buriya aba yaduhimbye, nkumva ni umuhanga cyane. Ubwo rero aranshimisha cyane nawe, atuma rero hari akantu ka nostalgie gasigara muri njyewe, nkavuga ni buriya ejo rwose azatubwira iki, none azatubwira akahe gakuru. Ariko ako gakuru nyine hari n'ikindi kintu kansigira muri njyewe, nk'uko aba bana hari ikintu
Kizito yabasigiraga muri vakanse bakajya kumushaka kugira ngo yongere akongeze yongeremo muri makeya. Bavandimwe rero ndifuza yuko isomo uyu munsi riba iryo ngiryo rwose ryo gushakashaka. Burya rero tuba dushakisha Imana. Hagati aho ngaho rero ngarutse nanone kuri uriya muvandimwe wampaye ubuhamya bw'ukuntu yari ari muri club zakozwe ku ishuri ryabo, club bakoze ku ishuri ryabo nyuma y'uko Kizito abasuye. Noneho we na bagenzi be barambwiye bati rwose twifuza kwifatanya namwe, twifuza gukora ibikorwa by'urukundo nka bimwe uriya mutagatifu wacu yakoraga. Nibo bagize icyo gitekerezo cyo kujya kureba abantu bababaye, bakajya kubasura bagasangirana nabo Noheli nziza. Ubwo rero ariko habayeho gusa n'abadisikitaho gatoya, kuko abana barambwiye bati rero twebwe turabishaka rwose kwifatanya namwe, ariko rero mwebwe murasenga cyane rwose twebwe tuzagenda dukora ibikorwa by'urukundo ariko amasengesho tuzayabaharira. Niko bambwiye. Murumva ko n'abana b'urubyiruko. Noneho rero ngenda babwira inti narabanje ndavuga inti oya niba rwose mudateganya gusenga mubyihorere, kubera yuko ntabwo twaba tukiri umuryango remezo, ntabwo twaba tukiri abakizito, ntabwo twaba tukiri abakristo. Ariko nyuma yaho ndabitekereza nsanga nanone kwitwara gutyo atari byo, kuko nibutse ukuntu Kizito hari abantu ejo bundi mama Christine yahoze abitubwiraho bamukundaga atari abakristo ba Kiliziya Gatolika, ngira ngo hari batanasenga. Ariko muri iyi minsi bahoze batanga ubuhamya bavuga bati ubu nsigaye nzi kuvuga ishapuri, kuko aho yajyaga hose namugendagaho, yajya Kibeho tukaba turi kumwe, yavuga ishapuri tukaba turi kumwe. Ubwo rero iyo uri kumwe n'umuntu akora ibintu runaka, ukabona hari icyo bimufasha, ukabona hari icyo bimumarira, ugeraho uwo muco nawe ukawufata, kuko uravuga uti niba we abikora bikamufasha, njyewe kuki nabikora bikangwa nabi, ubwo finali mukabikora nawe. Ubwo rero naravuze nti abo bana ntabwo nabasha intege, ahubwo reka mbashyigikire, reka tubashyigikire, ibyo bikorwa by'urukundo babishyiremo imbaraga, ahubwo twebwe dukomeze dusenge tuberere imbuto, kuko Kizito icyo yakoreye abo bandi batubwira bati usigaye nzi kuvuga ishapuri kandi kera sinanasengaga, icyo yabakoreye ni ukuberera imbuto nziza. Nta n'umwe utubwira ngo yarabimpatiye, ngo yajya kuvuga ishapuri akambwira ngo akira ishapuri nawe ngo tuhuya. Nta n'uvuga ati yajyaga ikibaha akavuga ngo mwese muze, reka da. Bose baravuga bati twaramukurikiraga aho agiye hose, kuko byabaga ari byiza kubana nawe, kuba uri kumwe nawe, byabaga ari umunyenga. Ubwo rero natwe ahubwo duharanire kuba umunyenga ku bandi, kugira ngo abatubona bose bavuge batari ko bari abantu rwose uriya munyenga babamo, wakora uko bakora nanjye ahari uwo munyenga nanjye nawujyamo. Aha rero icyo nabwiye aba bana, ariko narababwiye byanze bikunze nzabashakira umuntu ubafasha, ubashyigikira no ku buryo bw'amasengesho no muri ibyo bikorwa, kuko abo bantu muzajya gufasha kubashyira isabuni bakayikaraba ikarangira biroroshye cyane. Ibyo ngibyo uwo ari we wese yabikora, ariko turashaka kubasigira ikirenze icyo ngicyo. Nta n'ubwo ahantu nari nakahasomye, turashaka kubasigira ikirenze kubaha isabune cyangwa kubaha akaringiti ko kwiyoroza. Turashaka kubasigira nostalgie y'urukundo. Ibyo ngibyo ariko bishoboka mu Mana gusa, kuko Kizito igihe cyose yaratubwiye ati urukundo nyarwo ni Imana irutanga, ni inema y'Imana. Uyu munsi indirimbo nahisemo yo guherekeza noveni y'uyu munsi ni ya yindi ivuga ngo Nyirimbabazi yarazitwanduje. Ni ukuvuga rero ngo hari aho agera akavuga ati urukundo nyarwo ni Imana irutanga. Nibyo rero, urukundo nyarwo ni Imana irutanga. Abo bantu rero tugomba kubasigira iyo nostalgie, bagasigara bibaza bavuga batari ko bari abantu ko twabonye hari ikintu bifitemo, buriya ni igiki, kabasigira iyo nostalgie. Tugize amahirwe rero bazasanga nk'uko abandi bagiye basanga muri Kizito. Kizito hari ahantu yigeze kuvuga ati abantu baza mu buzima bwanjye baje nyine mbese kunkubaganira, kunyinjirira mu buzima bwite, atari ko ikinshimisha iyo baje basangamo ubumwe n'ubwiyunge, urukundo rwa kivandimwe. Niba ari uko bimeze rero barakaza neza, bajye binjiramo bagende bagere no mu mbere kuko muri Kizito ibyo nibyo byari birimo. Natwe rero muri twebwe harimo iki abantu bashobora gusanga baramutse bashatse kwinjira mu buzima
buzima bwacu basangamo iki? Basangamo ubumwe n'ubwiyunge, basangamo urukundo nyarwo, basangamo gushakashaka Imana, inyota y'Imana, inyota y'ijuru, cyangwa basangamo amacakubiri, mu nyangire, ubugome, mbese utuntu tutari twiza. Umuntu ugasanga afite icyo yapfuye n'umubyeyi ngo ntiyatega amatwi umwana kubera ko yashwanye n'umubyeyi. Ibyo ngibyo ntabwo ari iby'abakizito, ibyo ngibyo ntabwo ari iby'abana b'Imana. Kandi iyo ndwara turi benshi, nanjye kuvuga ngo turi benshi tuyirwaye ni ukuri, si ukwirata iyo ngewe ntayo ndwaye pe ngewe ntayo ndwaye rwose, indwara yo usibye yuko n'umuntu ubwe kumurakarira nyine nkavuga ngo ndamwanzi, ngo sinamutega amatwi, ntabwo icyo kintu nkigira. Byongeye noneho kureba umwana we cyangwa uwo bafite icyo bapfana cyangwa bafite aho bahurira, rwose nkumva ntaho twahurira kubera izo mpamvu. Ibyo ntabyo ngira. Imana yarabinkijije, ndayishimira, ariko nzi ko hari benshi bayifite iyo ndwara. Iyo ndwara rero tuyikire kugira ngo koko tuzinjire muri Noheli twiteguye kwakira umukiza wacu. Bavandimwe rero, reka ndekera ahangaha, gusa ndarangiriza ku kantu gatoya kajyanye n'umusanzu. Mu kanya nari kuvuga, ndaboneraho kuvuga kuri iyi fundraising turimo muri iyi minsi yo kubasaba inkunga. Rimwe na rimwe tuzajya tubigarura, twongere tubitsindagire, tubibabwire rwose nimusabe inkunga. Sinzi niba bitazaba n'aka gahunda ka rimwe mu kwezi, ku buryo tuzajya dufata nk'icyumweru tukakidediya kwibutsa abantu kugira agakunga batugezaho. Erega ntabwo ari ngombwa gukora byinshi, kuko ukuntu tungana tumaze kuba benshi. Umuntu rero niyo yabona iryo dolari rimwe, niyo yabona 2, niyo yabona 5, icy'ingenzi ni urukundo mu by'ukuri. Iyo ibintu rero bikoranwa urukundo, buri wese akitanga uko ari, uko mu bushobozi afite, tugera kuri byinshi. Ubwo rero bavandimwe, ndashimira abamaze kubikora. Hari umubyeyi rwose ejo nabonye wahise ashyiraho akantu, byanshimishije cyane, kuko nabitangiye mvuga ini nimbona n'5 nzashima Imana, ariko ayariho nabonye arenze 5. Ubwo rero bavandimwe, namwe ndongeye ndabatumiye. Hano Kizito yari yarashyizeho umubare akavuga ati ni 500 buri kwezi. Ngewe rero nta mubare nshyiraho, nta mubare nashyiraho. Buri wese yari 500 yo mu Rwanda, urumva yari make cyane, ariko yarajyanye n'ubuzima bw'abantu uko babayeho mu Rwanda. Turabizi ntabwo wari kubaka arenze 500 ku kwezi. Ubwo rero namwe aho muri, ni mwebwe muzi ubushobozi mufite. Hano mu Burayi aho tugiye turi dufite ubushobozi butandukanye. Ubwo rero uko umutimanama wawe uzakubwira aba ari kuzaduha, ariko mushyigikire ibi bikorwa rwose, iyi mirimo ikomeza ijya imbere. Ndabashimiye rero, mbifurije umunsi mwiza. Nongeye kubiseguraho, nongeye kubasaba imbabazi ko narangaye sintanga igika. Umunsi tukaba twahombye mama Christina, ariko ejo tuzaba turi kumwe nawe, kuko ibikabye ejo no kuwa mbere namaze kubimuha. Hanyuma rero mu nsengere cyane, ariko ejo bundi tuzatangira na vakanse. Kuwa 4 rwose tuzaba turi muri vakanse, nzabasha kuruhuka ku buryo mu mwaka utaha aho tuzongera guhurira nzaba ndi fresh, aya makosa atazongera kujyabaho. Imana rero ibampera umugisha. Bikira Mariya tubundikire muri cya gishura cye, kwa kundi nyine tumaze kubimenyera. Hanyuma rero kandi mutagatifu wacu adusabira ubutitsa. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.